ndareka babaye Mubiro igihe gito kwisi kuko namaze mu iminsi 3 gusa muri office ariko kamemu nabonye ko bishoboka mbaye kubwo buhamya se reka baramutubajije barambajije ngo ririmba indirimbo yubahiriza igihugu igitero cya gatatu nge nicyo bambajije brother naragishatse ndakibura ubu none nguhagurukije nkagutungura nukuri ntiwakime turaba tuyizi ariko kuyikurikirana party kuri party biragoye brother gutya tuba tuyizi pe turanayiririmba muri rusange ukayiririmba ukumvura yizi ariko bagutunguye ngo hita kuririmba cya gatatu narakibuze gusa nkumva mu mutwe hari kuzamo komeza imihigo ndavuga ati ndakomeza imihigo ndayikomeza mpaka unashobora kwihinduriza ariko adahindutse. Someone can turn around but when they are not changed. Wowe ya kwihinduriza ukagira ngo yahindutse. When they turn around you think that they've changed. Ariko yo mukubitanye muri character nyuma yaho nibwo umenya ko umuntu atahindutse. When you meet them in their real character you realize that they didn't change. Ariko Imana ituzi neza. But our God who knows us very well. Umwami wacu Yesu Kristo. The Father of our Lord Jesus Christ. Umuremyi wacu. Our creator. Ajya duhuza n'abantu bakwiriye. Let him make us meet with the right people. Turagushimye mungeri mwiza. Pali wa satara. Pastor Adieri ngwino usengera isengesho. Ngwino sete kosha makasi de tole kosha la makasi de bone kasarimo. Ndagira ngo ndebe ushobora gukora wenyine ukatubwiriza uri wenyine nkareka translation nakiyicarira. Twamureka sakadufasha. Uramureka agufashe. Ni wowe ufite uburenganzira. Amen. Niba niba wowe uri tayari agumaho. Reka Diere nguhe iyi microphone. Usengere uyu muvuga butumwa sinzi niba ari message waruha uyitange umubohore avuga Imana. Nanjye turasengera abantu none kosa rama wakambe de valu sonema lako wakambe de Santiago. Imana iguhumugisha. Evedomble gra. Amen. Reka dutuze nabyawe muri amasaha. Rabbi efotas sekofa labo witeka manigira neza mwami w'abami gitari cy'amahanga. Uri Imana igibasha gukora kandi uri Imana igibasha gusobanura ibidasobanutse bigasobanuka. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kumva ijwi ryawe rivuga, ugiye kuvugira mu mugaragu wawe, mumanuriyeho imbaraga n'amavuta, mumanuriyeho kuvuga ibidasanzwe, mumanuriyeho kuvuga ubuhanuzi bukomeye, mumanuriyeho gutanga ijambo ry'umuti. Buri muntu wese ufite uburwayi araza kwakirira ijambo akira indwara, buri muntu wese ufite ikibazo araza kwakirira ijambo ahabwa igisubizo. Ndagira ngo mwami w'abami umuvugiramo bidasanzwe muri we, yongera abone ubuzamuko, yongera abone kuzamuka, yongera abone kuvuga, mavuta watembera ku buzima bwe. Senze niziye ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Muri Bibiliya in the Bible hari ahantu muri Zaburi there is a scripture in the Psalms. Hari akajambo karangiza bita sera. There is an ending word called Sarah. Bakavuga Zaburi yose bagasoza bavuze ngo sera. After the scripture they say Sarah. Mu Gifaransa baravuga ngo noneho pose-toi. Ni nko kuvuga ngo noneho tuza. It's like saying calm down and you meditate. Ubitekerezeho cyangwa ubyuze. Meditate for what you are doing. Utekereze kubyo ukora. So now ubu rero we have to meditate.
tugomba gutekereza. Let us use our mind. Reka dukoreshe ibitekerezo byacu. I think that we are giving is not coming from our emotion, it comes from our heart. Kandi ndibaza ko ibyo dutanga bitava mu byiyumvira ariko biva ku mutima wacu. Because sometimes when it comes from our emotion, we fail. Kubera ko rimwe na rimwe iyo tubikoze mu byiyumviro tunanirwa. But when it comes from heart, ariko iyo bivuye ku mutima, it is the will of God. N'ubushake bw'Imana. Hallelujah. 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 And I want to bless you. Kandi ndashaka kubahesha umugisha. This night I want to bless you. Uyu mugoroba ndashaka kubahesha umugisha. I know I'm a man of God. Ndabizi ndi umukozi w'Imana. I want to bless you. Ndashaka kubahesha umugisha. So we have two types of blessing in the house of God. Dufite ubwoko bubiri bw'umugisha mu nzu y'Imana. Partial blessings. Hari umugisha w'igice and final blessing. Kandi n'umugisha wuzuye. Or full package blessing. Umugisha wuzuye rwose. Amen. Amen. Iyo dutanze, when we give, duhize, after a pledge, Imana iduha icyo bita partial blessings. God blesses us partially. Iguha donc ni nka avance. It's like an advance of the blessings. Yo, umwana wanje yatekereje neza. My son has thought well. Ntago uyu munsi yatahiraho kandi yatekereje neza. Today my son will not go empty-handed when he has thought well. Imana igafata kuri wa mugisha wawe uri full. Then God gets from your full package of blessings, igafataho agapariti akamorso, gets a portion of it, ikavuga ngo uyu mugoroba gatahane, and says today you take it home. Kamumotive, so that it's going to motivate him or her, because there is God, and the God who fulfills his promises. Receive your portion of blessing. The day we'll fulfill, we'll get our full blessings. Today, kubigendanye n'ibyo dukoze, Imana iraduha ni nka, it's like to motivate us. From what we've done, God is going to give us, to motivate us. Imana igiye kudutera imbaraga. Yes, to motivate us or encouraging you. Imana igiye kudutera imbaraga, kudushyiramo akanyabugabo. For saying you are not foolish, you are very wise. Kubera ko ivuga iti ntabwo uri umupfapfa ariko uri umunyabwenge. You give what I should give as God. Kubera ko urimo gutanga ibyo nagatanze nk'Imana. So now, rero I decide mpisemo to give you kuguha a reward, impano cyangwa ingororano, or a key cyangwa urufunguzo to open rwo gufungura a new blessings. Umugisha mushyashya. Hallelujah. True. That is it. Uko nukuri. Muravaha mufite icyo mutwaye. You'll take something from here. I'm not lying. Ntago mbeshya. You must live here when you get something from God. Ugomba gutahana ikintu kuye kumana. I said as man of God, ndagisubiramo nk'umukozi w'Imana. I'm anointed to bless you. Nasigiwe kubahesha umugisha. And I'm going to bless you. Kandi ngiye kubahesha. Hallelujah. Hallelujah. So, rero, after living here, tumaze gutaha tuvuye hano, please be serious. Ite kuri ibi ngibi. When we give, iyo dutanze, Satan come or devils come with different temptations and trials. Satani atuzanira ibigeragezo.
So how can you give this amount of money and you have this problem? Can you resolve that before and you give after? akakwereka ibibazo ufite ate se ni gute wakwitanga n'ibi bibazo bigihari ese wabanje ugakemura ibibazo ukazabona gutanga. That is devil voice. Iryo ni ijwi rya Satani. I'm not lying to you. So when we leave the church, Iyo tuvuye mu rusengero, the devil is outside Satani ari hanze for attack. kugira ngo adutere. He knows that he cannot succeed, Arabizi neza ko atatsinda, but he wants to make you in trouble only. ariko arashaka kugushyira mu bibazo. So just if I make her or him in trouble, Nimushyira mu bibazo nuko Satani yibaza, she or she will give up to accomplish the promises. ntago azasohoza ibyo yitanze. So then, Rero let us put the attacks in different corners. reka dushyire ibigerageza ahantu hatandukanye. When you see the attacks, Wareba rero ibyo bigeragezo, if we are going to see the attacks in your home, iyo urebye ibitero mu rugo rwawe, fear not. ntugire ubwoba. Fear not. Ntugire ubwoba. Turi kumwe n'Imana yacu. Because we are with our God. mumubwire ngo ibi ni ibitaro byo kudutera ubwoba. Tell him that these are just to frighten us. ndabizi neza ko Imana iri mu ruhande rwanjye. I know very well that God is by my side. wintera ubwoba. Don't threaten me. Uwiteka ari kumwe nawe. The Lord is with me. Many people, Abantu benshi when they are in the church, iyo bari mu rusengero, sometime ni kenshi bakunda kuvuga ndumva natanga. they feel like giving. Oh, bakumva ni byiza. They feel it's good. They should do it. Ariko ndagira mbabwire ngo igikorwa twakoze But I want to tell you that what we did, cyakoze ku Mana. it has touched our God. Ndimo ndabona abamarayika bacicikana bashaka kutuzanira amamvelope. I see angels around with envelopes. Nukuri ntago mbeshye. It's true, I'm not lying to you. Ntago mbeshye. I'm not lying. In my spirit, Mu mwuka, in my spirit, mu mwuka wanje, I see the angels. ndabona abamarayika. Hallelujah. Sure. Nibyo, I see the angels. ndabona abamarayika. Even I see the angels in our homes where we are coming from. Ndabona n'abamarayika bageze no mu ngo zacu aho There is duturuka. something happening in our home Hari now. ikiri gukorerwa mu ngo iwacu. There is something happening in our business. Hari igikoreka mu bucuruzi There is bwacu. something happening in our degree. Hari igikoreka mu mpapuro zacu. Tugengamina cyane. Hallelujah. I see the angels. Ndabona abamarayika. Fear not. Ntugire ubwoba. God is with us. Imana iri kumwe natwe. Amen. Amen. Okay. Noneho rero reka tuganire. Now let's talk the word of God. Ndishimye cyane I'm so blessed, I'm happy ukuntu ngiye kubahesha umugisha. because I'm going to bless you. Amen. Ndumva nuzuye umugisha mwinshi cyane. I feel I'm filled with blessings. Ndumva nuzuye umugisha mwinshi we. I'm filled with blessings. Believe or not, trust or not, I'm going to bless you. Ubyemere cyangwa ubihakane ndaguhesha umugisha. Sure. Nibyo. Nibyo. I have blessing. Mfite umugisha. I feel to bless people. Ndumva ngomba guhesha abantu umugisha. Sure. Nibyo. Ndakubeshya se ngo bigende bite. Why should I lie to you? Ayisho ngusabye. Am I asking you of anything? Kadusome ijambo ry'Imana. Let's read the scripture.
umubwiriza Ecclesiastes 9 chapter 9. umurongo wa 11. We are going to read verse 11. nzanezerwa cyane twese niduhigura tukabona full package of blessings. I'll be so happy if everyone fulfills their promises and they get their full package of blessings. So when I was there, I was remembering you, my pastor and my brother. Yicaye hariya yibukaga umushumba inshuti ye kandi umuvandimwe we. Who's this one? Ese uyu ninde? Is that one I know in our village? Ese ni wa wundi nzi ku ivuko? You are too much anointing, man. Urasizwe cyane mushumba. Thank you. Urakoze. I appreciate you. Nukuri ndagushima. Sure. I Yeah. honor you. I appreciate you. Ndakubaha I kandi recognize your ndagushimira. anointing. Nukuri amavuta yawe ndayubaha. Mu mubwiriza haravuze ngo mu kinyarwanda cyacu haravuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi. I've seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong. Nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda ndetse abanyabwenge sibo babona ibyo kurya abajijutse nabo sibo bagira ubutunzi n'abahanga sibo bafite igikundiro ahubwo ibihe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Amen. It is Ecclesiastes chapter 9 from verse 11. It says, I've seen something else under the sun. The race is not to the swift, The race is not or the battle to the strong. Yes. Nor does food come to the wise. No, ako kantu kavuge neza bakumvi. Nor does food come to the wise. Okay. All wealth to the brilliant. Okay. All favor to the land. Okay. But time and chance happen to them all. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Nibajije ikibazo gikomeye muri iri jambo. I asked myself a question regarding this scripture, Nshaka kubaganirizaho mu gahe gatoya ubundi tukabasengera Imana. which I want to share with you, then we pray over your Namwe life. nimwumva uyu muhanga Solomon ibintu yavuze. Listen to this wise man Solomon, what he said. Yaravuze ngo nongeye kubona. He said, I've seen. Iyo umuntu avuze ngo nongeye kubona, When you say I've seen, abafite icyo bita experience. it means that afite ubunararibonye. Experience Abafite of ubunararibonye. more and more years. Ubunararibonye bw'imyaka myinshi. So aravuze ngo rero He said that ngo yarabonye munsi y'ijuru inshuro irenze imwe. he saw something else under the sun. Ibyo bintu ngo yabibonye i Remera, He had seen that thing in Remera. yabibonye Kicukiro, He had seen it in Kichukiro. abibona Kabeza, He saw it in Kabeza. abibona buriye indege bagenda, He saw it on a flight. abona mu marushanwa. And he realized that in the race, Mu marushanwa in a race, abanyembaraga, the swift, ibitangaza, the miracles, abantu babona umuntu babona ko ari we ugomba gutsinda, those we see that the ones who are supposed to win, ndabona at the end in Mugusoza, abona wa muntu bahaga amashyi si utsinze. realized that the one that was expected to win did not Igitangaza, win. uwo bita igitangaza ngabona mu marushanwa si utsinze. Those that the swift ones did not win the race. I want to give you an example I want to give, ndashaka kubaha urugero. because I'm a teacher. Come on. Ndi umwarimu ngwino hano. Mutekereze ngewe n'uyu mumama tugiye mu marushanwa. Imagine I and this lady if we went for a race. Namwe
Just look at them if they are going to compete in a race. Look at them. They are going for a race, the two of them. bashize amafaranga hariya muri rompuwe. We have to win an amount of money in the roundabout. Baravuze ngo Peter na sister Liliane urayatanga hundi nayi. And they say, either of you, Lillian or Peter, whoever gets there first will take the money. Ndizera ko mwese mumpa kuyabona. Everyone would say the chance goes to Peter. N'uyu nawe ubwe kamem. Even Lillian herself feels like nawe aremera ko namusiga. she also feels she cannot make ariko it. ukuntu Salomo avuze But listen to what abo Solomon has mwite said. ibitangaza What you think are the abo powerful ones, mutekereza ko aribo bazasoza those you think that will win, basananirwa. they will win abo out. mudatekereza bari kumwe n'Imana And nibo those bazasoza. weak are the ones who will win. abo turi kumwe tuvuge ngo amina cyane. Say amen if we are together. mu mahanga mumbabarire, don't use your motion, use your mind. Ntimukoreshe ibyiyumvira ariko mukoreshe ubwenge. Ndabatangariza ko ibyo abantu babona byabakiza bishobora kutabakiza, ibi babona bitadukiza bikadukiza mu izina rya Yesu. I tell you, what people think that can promote us cannot help us, but what they feel cannot help us is the one that is going to nyuma help us. y'umusozo At the end, hagararaho babona Liliane niwe ugeze ku musozo mbere, wa muntu bakomeraga amashyi baramubura no mu nzira. at the end they see Lillian winning the race, and the strong one, they fail to trace him anywhere. Imbaraga z'Imana zije kukwiyungaho kugira ngo aho babona utagera babone wahageze kubw'umusaraba. The power of the rod is coming to you so that it will push you where people didn't expect you to reach. Imana ibikorera iki? Why has God done Kuki this? ibitangaza bisigara mu nzira? Why do miracles remain on the way? Abantu batangaje kuki basigara mu nzira? Why do the strong remain on the way? Nukugira ngo aba bantu boroheje nibahagera ntibazagaragara, hazagaragara Imana yabo yabajyanye. It's for the weak to win is elevated or is shown in them. Hari ahantu Imana ikujyanye kandi humura uzagerayo mu izina rya That is Yesu. where God is taking us, and be sure you reach there. Shaka kubahesha uyu mwaka ukubera umwaka Imana ikora abantu badatekereza. Let this year be a year where God works when people are not thinking of it. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ahakwiriye. The right place. Mureke mbabaze. Let me ask you, Mwari mwabona kwa muganga have you ever seen in a hospital? marya muri pediatri si ababyeyi babyarira? Pediatri n'abana harya? Ibyo ntimubimbaze sinigeze niga igifana. Ababyeyi mubyarira he? Muri maternité harya? Mwari mwabona bajya batanga itangazo kuri televiziyo y'u Rwanda ngo dukeneye abantu bize normal primaire ngo tubashyire muri maternité? Have you ever seen an announcement anywhere where they are recruiting teachers to go to work in maternity wards? Iyo ni wrong position. That would be kuba mu mwanya utariwo, kuba mu mwanya udakwiriye. Igihe cyose uzaba hadakwiriye uzatsindwa. Every time you be in a wrong place, you will fail. Nunashora imari yawe ahadakwiriye you will fail. If you invest in a wrong place, uzatsindwa. Ariko nitujya no gukora Imana tujyana mu mwanya ukwiriye mu izina rya If Yesu. we are going to work, let God put us in the right place. Aho mukorera Imana nihahindura hakwiriye mu izina rya Yesu. Where you're working from, let God make it the right Kandi place. ubyizeye biramukorera muri uyu And for mugoroba. those who believe it's going to work out. Amen. Amen. Ntago bishoboka ko bafata mwarimu ngo bamugire muganga. It's impossible to have a teacher to treat people. Never. It can't be. Oya. It cannot.
nubwo mwarimu yize ariko nagera yazakora amahano kuko iyo ntago ari right place y'ubuzima bwe. Even though a teacher is learned, but when he goes into treating people, it will be a catastrophe. Uyu mwaka Imana iduhuze n'abantu bakwiriye ku buzima bwacu. In this year, let God make us encounter with the right people in our life. Wenda ntiwabyumva kuko utari wahura n'abantu badakwiriye. Maybe you don't understand it because you haven't met people who are unworthy. Ariko uyu mwaka Imana ubwo itugira abakwiriye iduhuze n'abantu bakwiye. This year, as God makes us the rightful people, let us meet the rightful people. We don't want to meet the best people, we want the right people. Ntago dushaka guhura n'abantu beza cyane, turashaka guhura n'abakwiye. Tuvuge ngo amen cyane. Amen. Imana ibaha umugisha. God bless you. Ndabahesha umugisha ndi kubyumva. I bless you. I can feel it. Imana ibashira hakwiriye. Let God put you in the right aho place. imiryango n'imitekerereze yawe bitagushira iyo position Imana igushiremo. Where your families and capacity cannot put you. Imana ikuzamure iguhuze n'igihe cyawe gikwiriye. May God uplift you and make you meet your right uhura n'igihe cyo time. gukora kw'Imana. Meet the rightful time of the working of the uko Lord. kwezi kwa kabiri twatangiye kuzababera ukwezi gukwiriye muhuramo n'umugambi w'Imana. Let this month of the bride be the rightful month where you're going to reach the favor of God. Muzaboneremo ibikwiriye. You get the rightful things. Muzahumvira amajwi akwiriye. You hear the right voices. Muzahure n'abantu bakwiye. You meet the right people. Muzagire finance ikwiye. You get the right finances. Tuvuge ngo amina cyane. Say hallelujah. Ku kwezi n'ukwawe. This month is yours. Yo guhura n'Imana ikwiriye. You will meet the rightful God. Birabaye. It is done. Hallelujah. Hallelujah. Bibiliya Bible, igaragaza Aburahamu. it shows us Abraham. Iramubwira ngo kugira ugire umugisha nukuva hadakwiriye ukajya hakwiriye. It shows us God taking Abraham from the unrightful place to the rightful place. Brother, ushobora kuba uzi gukora projet ariko kubera uzi position ahantu hatariho ugatsindwa. You may be very good at making projects, but because you place them in the wrong place, you fail. Ariko ndasenze ikintu cyose kizava mu bwonko bwanyu ndetse n'icyo mukora kizabe gikwiriye mu izina rya Yesu kandi muzacyerekeza hakwiriye. I pray that every thought you have and whatever you do, you get the right one and place it in the right positioning. Reka mbatera agastori gatoya. Let me give you one simple story. Ubu ushobora gufata business ikamyo yuzuye ibisheke. Can you get a truck of sugar cane ukajya hariya kuri convention and take it to convention center? ukavuga ati ndaranguza. And you tell people that I'm giving the sugar cane on wholesale. Uzabigerageza uzamenya ko uhagaze muri wrong place. Try it one day. Uzamenya kuri mu mwanya utariwo. Ibisheke ntibiberanye na convention. Sugar cane is not fit for convention center. Ni business ariko ntiri related kuri your field. It's a business outside that place. Nubwo ari business ifite amafaranga menshi ariko ipositionye muri higher risk. Even if it is a business which can acquire a lot of money, but it is in a risky area. Ikintu cyose kiri ahantu hadakwiriye kitabereye hakwiriye kiba kiri muri higher zone risk. Everything that is in a wrong place, it is at a risky area. Papa nukuri kiba kiri muri higher risk. It is true. It is in Manajeka. Inzu yose niyo yaba yubatse neza ariko iri ku musozi barakubwira ngo yikureho. Any house that could be built on top of a mountain, however precious it could be, they tell you to demolish it. Ariko Imana ibashira hakwiriye. But let God put you in the right place. Ariko manuye ibisheke byawe Nyabugogo. If you take your sugar cane to Nyabugogo, ntago wakata karitsiye ebyiri utabonye ukugurira. you cannot go into two
places without getting someone kubera to ko buy from you. ibisheke biri related n'iyo field. Because the sugar cane is fit for that Hari place. abakiriya babasha kubibona. There are customers who can have them. Imana ikura ibintu byanyu hadakwiriye ibyerekeza Let God ahakwiriye. get your things from the wrong place to the right place. Umuryango wubakiye hadakwiriye ni intambara sister. A home that is built in a wrong place. Ikikwereka umuryango wubakiye hadakwiriye. What shows you a home which is built in a wrong place? Usanga ibintu bapfa tubinyuramo twebwe dukomeye. You find that they are battling over very simple things. Ugasanga icyabateye divorce twebwe tukinyuramo tukagumya kwitana sheri tukirikonsilia tugakomeza urugendo kubera ko famiye zacu ziri positione muri Kristo Yesu. You find that something that makes people divorce, other people are going through it and they are still in love. Mureke mbabaze bene data. Let me ask you one Niki question. cyazanye Yesu mwisi? Why did Jesus come on earth? Nugusubiza abantu hakwiriye kuko Satani yari yaratuvanye hakwiriye. Is to take back people to the right place because Satan had gotten them from there. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. That is why the Bible tells us that those who are in Christ No will kubera ko not be condemned. muri Kristo Yesu niho hakwiriye ubuzima bwacu baburi safe. In Christ Jesus is the right place where our lives are safe. Ubuzima bwawe uyu mwaka ni bujya muri Kristo Yesu. Let your life be in Christ Jesus this year. Aya masezerano duhawe azadusange muri Kristo Yesu. Let these promises find us in Christ Jesus. Icyo nicyo bita right place ku bakiranutsi. That is the right place for the righteous. Ngo niyo waba umuhanga Even if you're brilliant ariko ubuhanga bwawe ukabushyira ahantu hatariho, and you put your brilliance in a wrong place, you fail. it will not yield. I want to show you an example. Come on brother. Ndashaka kubaha urundi rugero. Mwene data niyigire hino. Zano ziriya ntebe ebyiri. Bring those two chairs. Wenda muraza kunyumva ahakwiriye. Yet maybe you will understand the right Sister place. ntugahure n'umutipe udakwiriye. I pray that you don't meet a wrong young man. Akujyana muri wrong place ugashiduka uri muri wrong time. Will take you a wrong place and you find yourself at a wrong timing. Icara ahangaha. Sit down. Murabona ukuntu nicaye? You see how he's sitting? Ushiremo imbaraga nyine ko donc kumuhagurutsa ntibyakoroha ariko suka ndusha imbaraga ahubwo ndi position mu buryo bugoye. Helping him to stand up will not be easy, not because he's stronger than him, but because he's in a wrong Uburyo position. ndimo ntibunyemerera kumuhagurutsa nubwo mfite imbaraga. The way he's sitting doesn't allow him to lift him up, although he's strong. Hari abantu baba mu buzima mitiwere guhagurutsa ni intambara, kurya ni intambara, agafiriti ni intambara, iterambere ni intambara, kubaka inzu. Donc ubuzima bwabo buri muri position ikintu cyose agerageje wapi. There are some people who are living a life of struggles, everything, feeding, paying mutual, whatever is in a row is not working because they are positioned Ariko in a umuntu wrong maze place. iminsi ari positione mu buryo ikintu cyose akozeho cyane. Uyu munsi Imana iguhindurire position, Imana igushyira ahakwiriye mu izina rya Yesu. Let God put you in the right position. Kandi muzi impamvu Imana niyo ikwiriye niza ahakwiriye. And you know God is the rightful one and knows the rightful place. Let me change position. Noneho reka mpindure uko Icara reka mpindure umwanya. ngiye kumuhagurutsa. Now he's going to help him stand up. And make sure you put your energy. Whatever he tried to do, when he's in the right position, he's in the right place. Kumuzamura biroroshye. Lifting him up is very Imana simple. igushyira ahakwiriye. May God put you in the Icyo right utariye place. cyose cyorohe. Whatever you Kwiriye may God put you in the right place. ibitekerezo byawe bibe mu buryo. May
May your thinking or your thoughts Imana be igushyira right. ahakwiriye. May God put you in the right place. icyo uzagerageza muri uyu mwaka kizakorohera. Whatever you try this year becomes easy for you. Tuvuge ngo amena cyane. Let's say amen. aho diplome yawe ushobora kutahagushyira. In that place, your diploma may not take you there. ishoro capital ishobora kutakwereka aho kizunguka. Your capital may not show you where you get a profit. ariko Imana ikwiriye But the God who is rightful, igushyira ahantu bishoboka mu izina rya may Yesu. He place you in a place where it works out. Munyumve gatoya nanone mbashoke gatoya. Listen once again. mwari mwabona umuntu asarira Kimihurura ngo azamuke harya haruguru? Have you ever seen a madman joking with that place in iriya Kimihurura? place murayizi? You know that place? niyo umusazi asaze abazimu bamutegeka kumanuka ajya epfo za iyo pfo mu Nyabugogo za ruguru, n'abazimu barahatinya. Even if you run mad, nta musazi ujya uhajya. the demons will not send you to that place. Kubera They send you down to Nyabugogo. uburyo hakwiriyemo nta musazi, n'abadayimoni barabizi ko batakiyongoza kujyayo. It is a rightful place where even demons cannot dare to go. kubera uburyo hakwiriye n'uburinzi buhari. Because it is a rightful place and it's a protected. Imana igushyira ahantu abarozi n'abapfumu n'ibintu byose bitamenyera ubuzima bwawe uko byiboneye. May God bless you in a place where the witch. Imana igushyira ahantu ibihombo ntibikumenyere, ibintu byose bigusubiza inyuma ntibikumenyere. Nimba uri hano vuga ngo amina cyane. May God bless you in a place where losses will not come to you. nta muntu ujya ujyayo. No one goes there. iyo asaze When you run mad, abazimu baramubwira ngo hariya ntibajyayo. the demons warn you not to go there. manuka iyo pfo So you go down to Nyabugogo. turacyagukeneye. barahatinya nabo. The demons are also afraid of Imana that place. idushyire muri comfort zone. Let God put us in the right place. Imana idushyira ahakwiriye. May God put us in the right aho place. imyambi y'ababisha itureba igatinya. Where the arrows of our enemies fear Imana us. idushyira ahakwiriye. May God put us in the aho right place. abakugambanira bakureba bagatinya. Those your enemies see you and get frightened. Imana igushyira ahakwiriye aho abohereza amarozi n'amahembe biza bigatinya. Where the witches will send their witchcraft and it fails to get you. Imana igushyira aho hantu. May God put you in that place. kandi ntihagushyire wenyine, ihagushyirane n'umuryango wawe. And let God put you there with your family. Nimba ubyakiriye vuga ngo amena If cyane. you receive it, say amen. ikintu cyose wakora ugikoreye ahantu hadakwiriye wagomba gutsindwa. Whatever you do in the wrong place, you fail. uyu mwaka ni umwaka wacu. This year is our year. ni umwaka ukwiriye ku buzima bwacu. It's a rightful year for us. Ni umwaka Imana izanye ibikwiriye ku buzima bwacu. It's a year God is bringing the rightful things to Ni us. umwaka Imana izaturwaniramo intambara zose. This is a year when God is going to fight our battles. kubera ko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Because the Lord is on our side. amen. Amen. twageze mu minsi igoye We've reached in troublesome days aho abana iyo bajya gushaka bareba systeme financiere kuruta systeme y'ubumuntu. when people are going to get married, they consider the financial side other than the humanity. bari kwiyahura no ku bantu bangana na ba nyina kugira ngo bakunde bagetinge ubuzima. Some people are getting married to women who are of the age of their mothers, but just to acquire material. ntago ahajya azi neza ko hakwiriye, ahajya azi neza ko hadakwiriye, ariko nta kundi. He knows very well that it's not the right place, but whatever. I Mfite have mushiki to wanjye niwe ujya umbwira ataho kugira inzara indire mu gatsata tiyandira mu kiyovu cy'abakire.
He has a sister who says that instead of going hungry in Gatsata, I would rather be hungry ataho in kugira inzara Yigihugu. indire kuri moto indire muri vewiti ntacyo nubwo zose ari inzara. Instead of being hungry on a bicycle, I would rather be hungry in a V8. Iyo niyo systeme y'isi ya none. That is the system of the Ariko world of mwumve today. ihumure nsoze nsenge. But listen to this. Imana ifite ahakwiriye. The Lord has the rightful Imana place. ifite ibikwiriye. The Lord has all the rightful Ibyo things. utahabwa n'amashuri n'imbaraga urugendo utasoza kubw'ubushobozi bwawe uzarusoza na Kristo mu izina rya Yesu. The things you may not acquire on your own, you will acquire them in Christ Uzi Jesus. impamvu zo kugendana na Yesu? Do you know the reasons of walking with Jesus? Is a provider. Atanga byose. Amen. Amen. Uyu mwaka muzaba abantu bakwiriye This year be the right people kandi muzakora ibikwiriye. and do the rightful things. Uwiteka nawe And God azabaha ibikwiriye, will give you the rightful things abibahera igihe gikwiriye, in the right time, abibahera hakwiriye. in the right place. Ibyo bintu nta muntu ubirwanya ngabeho. Those things cannot be fought. Nta muntu ujya urwanya umuntu ukwiriye, No one fights the right person uri ahantu hakwiriye standing in the right place kandi akaba hari mu gihe gikwiriye. at the right time. Nta muntu umurwanya ngo bivemo. No one can fight him and overcome. Muba hakwiriye mu izina rya Yesu. Be in the right place in the name of Jesus. Listen to me. Munyumve. Hari n'igihe tubona ibintu bikwiriye ariko Imana ikabona bidakwiriye. There are times we see things as worthy, yet God sees them as unworthy. Abantu bakaproduce bavuga ngo ibyo bintu nibyo ariko Imana ikabyanga. People clap for us saying, yes, it is the right thing, but God says no. Mwumve mwabasore n'abakobwa mwe n'abantu baraha. Birashoboka ko ushobora gukundana n'umuntu Imana ikabyanga. Listen, young women, you may love someone and God says no. Nta ngeso mbi wamubonyeho, You have not seen any bad manners with nta them, kintu kibi wamubonyeho, nothing bad on them. ariko izejo hazaza hacu But God, who knows our future, ikabizi bizahabera knows what will happen there, utazasiporuta wowe. which you will not be able to Igahitamo stand. gusepara David na Diane, Diane ikamwohereza kwa Peter, David ikamwohereza kwa Ange, kuko ibona ko izo couple zishobora kuzaca mu bintu bakagerana y'amahoro. And sends you to different people because he realizes that those couples can work out Nta mpamvu together. yo gusenga ngo umuntu ahinduke. Umuntu ntaga wamuhinduza amasengesho, umuntu cyakoze ashobora kwihinduriza. There is no point of praying for someone to change, but people can just turn around. Umuntu ashobora kwihinduriza ariko adahindutse. Someone can turn around, but when they are not changed. Wowe yakihinduriza ukagira ngo yahindutse. When they turn around, you think that they've changed. Ariko yo mukubitanye muri character nyuma yaho nibwo umenya ko umuntu atahindutse. When you meet them in their real character, you realize that they didn't ariko change. Imana ituzi neza. But our God, who knows us very Se well, umwami wacu Yesu the Kristo, Father of our Lord Jesus Christ, umuremyi wacu, our Creator, ajya duhuza n'abantu bakwiriye. let Him make us meet with the right people. Yesu abaho umugisha. Jesus bless you so much. Mbaha gashort testimony gatoya. May I give you a short testimony? Nigeze rimwe One time, nyine narasenze Imana. Icyo gihe nirigishaga muri secondaire. by that time he was a teacher in a secondary school. Ndangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters. After doing his master's, Mpura na bagenzi banjye twiganye. he met his friends Colleagues. his colleagues whom they went to school together. Noneho duhura nabo mu nama y'ubukwe ya mugenzi wanjye nawe twiganye. They were in a meeting preparing a wedding of one of them. Nkajya mbona umwana umwaje mu modoka undi ndabasaba abahungu
Mana yanjye amafaranga bayakuyehe mu kabyara. He realized that most of them were driving, and he started asking questions. Noneho bakambaza sepe kuko nari sepe kuva mu wa mbere kugera mu wa kane kandi kugira ube sepe nuko hari akantu nibura ufite wakungura abandi. He was their class leader from year 1 to year 4, and to be that, you have to be smart, of course. Arambwira sepe uracigisha se? Ndavuga ndacigisha. He asked him, are you still teaching? Abantu bose nadodeye nkabona bari mu mamodoka meza, habona afashije ndavuga ko si uko Mana yanjye. Hose koko ibunanuko tu. Even those he used to do the work for were riding big cars. And he was like, God, is it this way? Mpita mafata amasengesho y'iminsi 3. Then he prayed for 3 days. Ndavuga tuwiteka ugomba kumpa akazi keza kandi keza. He said, oh Lord, give me a good and really, really good job because I'm a servant. Then he had a voice. He had a voice. Numvishijwe rirangurura mu matwi yanjye. Ndatuza numva umpamagara. Numva nijwi rifite imbabazi rimumuriza. Rimbwira ko ndi ku musozo uru rugendo. Numvijwe. He had a voice. Irambwira ngo Pierre ndavuga ngo karame. The voice called him by name. Nduwiteka. It said, I'm the Lord. Yankunda ukuntu yivuga y'ubwayo. I like the way God speaks or introduces himself. He speaks of his greatness. Nta kintu ishobora kuvuga itabanje kwivugayo. He cannot say anything before he speaks of his Irambwira ngo greatness. nduwiteka umwami nyiringabo. He said, I'm the Lord of the host. Ngiye kuguha akazi kakwereke ko nduwiteka Imana. I'm going to give you a job and you will realize that I'm God. Nagushiraho shaka mu gihe shaka. I can put you wherever I please in the right time. In the time Ndabwira abantu bafite amadiploma aryamye, Imana yagushiraho ishaka mu gihe ishaka, ifite ubwo bubasha kandi ifite ubwo bushobozi. I tell you who has a diploma that is not working, God can put you in a place at a time he pleases. Uzi ikintu ukeneye ni ukuba ukwiriye kandi ukaba hakwiriye mu gihe gikwiriye uzabonana n'Imana. All you need to be is to be in the right place at the right time. Then So, you will meet God. Imana irambwira ngo nguhaye akazi ndi mu bantu wenda reka babaye mu biro igihe gito ku isi kuko namaze mu iminsi 3 gusa muri office ariko kamemu nabonye ko bishoboka. Mbahe kubwo buhamya se reka So mbahe God gashoti gave him gatoya cyane. I'm giving you a short testimony. Nari mfite office nziza we. He was in an office but for a very short time, only 3 days. Nukuri iminsi 3 niyo namaze mu yonyine. He was there for only 3 days. Ariko nicaramo. But he was there. Imana yagira nyereke ko hari intebe zayo, hari ahantu hakwiriye yashiramwe umuntu wayo kandi hatabayeho izindi fenomene systematique z'isi. God showed him that he can place people in the rightful place without all the protocol. Ibyo mbabwira nukuri pe. This is true. Noneho haza company ntago njya muri byishi ndadepoza nk'abandi tujya mu kizamini. Some companies surfaced and he went for an interview. Cyangwa ureke mbikubiti vuba witurije hariya ndaje. Nuko kuya tudatinda. Hano nkora tujya gukora ikizamini bashakaga director wa finance w'icyo kigo. Hanyuma ndagenda ndakora ikizamini ndatsinda ekri mboneka muri 6 bajya gukora machine. Hari abana bakora ku mashini, aba bana bacu murabizi ko bazi ibintu rwose. Tujye twemera umuntu nakurusha abakurusha. Byo guhangana udashoboye jutuza. Umwana agakora ku mashini ukumva kabizi. Ariko kuko nari numvishijwe tuvuye ngamena cyane. Ayiwe abanyambaraga bashobora kutagerayo ariko bari kumwe n'ijwi bakagerayo. Nubwo nari numvishijwe nuko iramfasha ndasoza muri kwa kundi ko kugenda kwa kundi nyine nujya mubibona namwe samohawo mugiye gusaba service kuntu kabona umuntu arareba karaviye nkaho atayizi. Nuko
noneho birya binambabaza buriya. Hanyuma rero noneho tujya gukora, ndatsinda imashini, tujya gukora interview. Nanicaranye n'akana k'agakobwa kavuga neza, kavuga igifaransa neza, mbega français kavuga français neza. Tujye twemera, ukavuga ati urakizi rwose. Burya muntu nakurusha ajya wemera ati ndemeye urandusha. Umwigireho ibintu byo kwihambira byubireka. Noneho munyumve gato ya brother Nsenge, noneho kambwira mu gifaransa cyiza, karambwira ngo habaga ngo abafite umuntu wagushyiramo bigakunda. Nta kibazo. Hanyuma abivuze numva birashoboka, numva birashoboka pe, tujye twemera. Ega ikisi birashoboka rwose. Noneho mpita ko numva ijwi rimbwira ati genda usenge gatoya. Nihina muri tuwarete aho zari zira aho twari turi gukorera, nihinayo numva umuririmbyi wa wundi waririmbye ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Nuko ndaba nimba ngufite nanjye nta wundi murengezi nifuza. Mwese wowe nawe muri abagabo, wowe Uwiteka ndakwiringiye nawe afite uwe, kandi mwese murakomeye, mwirwarize mushakemo umuntu utsinda. Amen. Ndamurega ku Mana. Hanyuma tujya mu kizamini, baratubaza ikibazo cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Uwa mbere ajyamo, uwa kabiri, ariko nari nambaye neza icyo gihe. Nari nambaye vraiment nk'umuntu wagira director wa finance, director of finance of somewhere. Nari nambaye neza nyine, agakositime keza, meze neza. Burya no gusenga bitwigisha kwiyubaha. Burya no gusenga bizana discipline, kwiyubaha. Noneho tugezemo muri interview, umva ikibazo bambajije aricyo cyansinze. Ndaho ati ariko Uwiteka arantabara. Yabaratubajije ngo twese barakitubajije, ariko bakitubazaga ku buryo butandukanye. Baramutubajije, barambajije ngo ririmba indirimbo yubahiriza igihugu igitero cya gatatu. Nge nicyo bambajije. Brother, naragishatse ndakibura. Ubu none nguhagurukije nkagutungura, nukuri ntiwakime. Turaba tuyizi, ariko kuyikurikirana kuri party biragoye brother. Gutya tuba tuyizi pe, turanayiririmba muri rusange, ukayiririmba ukumva urayizi, ariko bagutunguye ngo hita kuririmba icya gatatu narakibuze. Gusa nkumva mu mutwe hari kuzamo komeza imihigo. Ndavuga ati ndakomeza imihigo, ndayikomeza mpaka kizavuga kizo kibeco n'ikibeco, ndakomeza imihigo. Numvaga ndi bukomeza imihigo kuko cyo cyari kiri kunza mu mutwe. Nuko nje kumva byashobeye, barambwira ngo haguruka, barambwiye ngo turirimba indirimbo barize igitero cya gatatu. Numva ijwi, tuvuge ngo amena cyane. Abasi Imana yabo bazakomera. Birashoboka yuko ibitangaza bishobora kuzasigara mu nzira, ariko abarahakwiriye bari mu gihe gikwiriye bakazagerayo. Birashoboka cyane. Nuko numva ijwi rirambwiye ngo Jean Pierre, ndavuga ngo karame, babwire bahaguruke, nta uririmba indirimbo yubahiriza igihugu yicaye. Cyari cyo gisubizo. Wayumvisha amanota ya Mwuka Wera di? Ayoyo na ya Mwuka nta kubeshya. Naje tuvuye ngo ni ibintu biririyo. Nigishaga mu ishuri rya bibiri Gisenyi, nateraga n'ibiraka muri kaminuza nigisha. Ntago ndi kupapira, nta bipapira no bihari, ndi kubabwira true story. Bantu bema, nyine mwasize byinshi, ariko natwe twarabisize. Dufite impamvu zo kubasabira umugisha ukabageraho, kuko dufite impamvu z'ibyo twasize yatwimye byari bidukwiriye, ikagena ko izi saha ngomba kuba ndahangaha. Undi se nari kuza hakumara iki? Ikanashaka mbabwire salary kuko ntayo mpembwa. Nuko icyo gihe salary nari kujya mpembwa, kuko hari muri 2016 nari kujya mpembwa byari 860, ariko ubu ngubu umuntu uri muri position yanjye ahembwa 2,200,000 niyagezeho ubu ngubu.
kandi urumva n'amaramusamu n'ibintu byose nayo ifite imodoka y'akazi bama nimero telefone nshyashya y'akazi ariko mana yagiye ibintu byiza birahari we hari igihe mbitekerezaho nkavuga ariko Yesu Kristo kansozi hanyuma ubwo kandi nasezeye muri education ubwo nasezeye naje mu company umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu nyiri company ararota apana nje nyiri company nyiri boss niwe warose ngarota akigera mu buriri iri kumubwira ngo umuntu wazanye mu kazi kawe uramuzi wanyibye umukozi nitwe Uwiteka nyiri ngabo mubwira tahe apana nje singe warose nge se niyo narota nagenda kare mwebwe yo muri mu rusengero mwigira ibizima n'abakerubi kandi muri abantu ntago wava mu kazi uri muzima utarwaye nta byagorana pege okay fete wewe bitewe n'umwuka urimo it can be easy for you hanyuma iramubwira ngo umubwira atahe agenda ajye kunkorera ngo kandi uhereye umunsi yagiyeho kampani yanyu nzayungura nzayungura muzagira mu gitondo arimo yoga ngo imusanga muri dushe inkuba zirakubita imirabyo iraza inzihinda umushyitsi hacura ubwira kabiri ijwi riramubwira ngo nje kukwibutsa ngo ntujye mu zindi gahunda atarataha ibyo inshuro ya gatatu ngasohoka agiye hanze kubaza nimba hari inkuba ziri gukubita agera hanze aravuga ati nta nkuba nta kintu cyabaye asubira koga aje rero mu kazi nsoze mbareke mbasengera Imana mbahesha umugisha mu izina rya Yesu Paul yaravuze ngo ibyarinda muyanye natwe hari ibyo twavuga twasize ku bwa Kristo ariko tumeze neza nimukomere mugire ngo noneho nshaka kuvuga ko hari n'ahantu haba hakwiriye ariko ku Mana yo ibona hadakwiriye muri kubyumva neza cyo nacyo be restored financially ubakwa mu buryo bw'amafaranga be restored in your family ubakwa mu muryango wawe be restored in friendship ubakwa mu mibanire n'abandi be restored spiritually ubakwa mu buryo bw'umwuka be restored mentally ubakwa mu buryo bw'ubwenge receive a restoration akira kubakwa bushyashya I declare restoration ndatangaza kubakwa I restore your account at the bank ndubaka konte yawe muri banke today you have to deposit uyu munsi ugomba kubitsa I restore in the name of Jesus ndubaka mu izina rya Yesu God is in me Imana iri muri jewe I restore you ndakubatse hallelujah receive the power of restoration akira imbaraga zo kubakwa bushyashya receive it akira izo mbaraga this evening uyu mugoroba it is so special ni umugoroba udasanzwe extraordinary ni umugoroba udasanzwe God is going to do something in Imana irashaka kugira ibyo ukora mu buryo burenze there is supernatural power hari imbaraga zirenze there is amazing miracles hari imbaraga zirenze hari ibitangaza bidasanzwe if you want niba ubishaka if you believe niba wizeye receive now byakira ubu none God wants to restore your spiritual life Imana irashaka kongera kubaka ubuzima bwawe bwo mu mwuka God wants to make you a right people Imana irashaka kubagira abantu bakwiye a right person umuntu ukwiriye the people which people can trust you
umuntu abantu bakwizera Receive it. byakire Receive it. byakire Receive it. byakire Receive it. byakire This year, uyu mwaka God is going to do something extraordinary in your life. Imana igiye gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. I see. Ndabibona. I see. Ndabibona. I see it. Ndabibona. Now, ubu nonaha I see how the angels are moving around us. ndabona ukuntu abamarayika bagenda hagati muri twe. Receive your angel. Akira marayika wawe. Receive now. Akira marayika wawe nonaha. Hallelujah. Now I see in the realm of spirit. Ndareba mu mwuka where the children, our children at school, aha abana bacu bigira. I see the angels come to visit them. Ndabona abamarayika babagendere babasanze aho bigira. I declare wisdom. Ndamamaza ubwenge kuri bo. So now I see the bank here. Ndareba banki hano hantu. And I see money. Ndabona amafaranga. And God is calling people to come. Kandi Imana irimo irahamagara abantu ngo baze. And I see the angels. Kandi ndabona abamarayika. And give the envelope to one to another one. Bagenda baha amafaranga umuntu umwe ku wundi. And God is saying, kandi Imana irimo kumbwira, I paid the loans and credit. Ko Imana yishyuye amadeni. Now. Ubu nonaha. Even I see. Ndareba ndabona. This evening. Ndabona uyu mugoroba. You are going to receive the message. Ugiye kwakira ubutumwa. The blessing message. Ugiye kwakira ubutumwa bw'umugisha. Receive right place. Akira ahantu hakwiriye. Receive now. Akira ubu nonaha. God is positioning you in the right place. Imana irimo kugutereka hakwiriye. Go there. Jayo. Go there. Jayo. Go there. Jaho hantu. In the realm of spirit. Mu izina ry'umwuka. Even the friends. N'inshuti. God is changing the friends. Imana igiye kuzihindura. God rebuke. Imana igiye gucyaha. Rebuke the wrong friends. Imana icyashye inshuti mbi. Inshuti zitarizo Imana irazicyashe. Imana irambwiye ngo ikomeje amaboko yanyu. God has told me that He has strengthened your hands. Imana irambwiye ngo imanutse mu buryo bw'umwuka kugira ngo ibakomeze ibagire abantu bakwiriye. That the Lord has come down in the spirit to strengthen you and make you strong people. Ndimo ndabona amaraso nk'ikimenyetso kuri buri wese. I can see a sign of the blood on everyone. Numva ijwi rimbwira ngo ni amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Which says that is the blood of the Lamb of Ngayo God. niyo yonyine yeza. And that is the only that cleanses. Akira kwera guturutse ku Mana. Receive cleansing from the Lord. Imana ishaka kuba inyangamugayo. The Lord wants to be trustworthy. Imana ishaka kuba inyangamugayo. The Lord wants you to be trustworthy. Ariko imbaraga ufite ntizabigushoboza. But the power around you cannot let you. Akira amaraso ya Yesu. Receive the blood of Jesus. Y'ubwayo arakugira umunyembaraga. The blood of Jesus will make you strong. Akira. Receive. Imana irimo irambwira. God is telling me. Hari abantu uyu mwaka